Nyuma y'aho amaze kurahira, ibibazo bibiri akomeje kugenda agarukaho nyuma y'uko amaze kurahira. Ikibazo cya mbere ari kugarukaho ni ikibazo kijyanye n'insengero za hano mu Rwanda zimaze igihe zifunze bitewe n'uko zafunzwe zitujuje ibisabwa. Izi nsengero abantu benshi bari bazi yuko nyuma y'uko amaze kurahira ashobora kuba yabakomorera bakongera kuba basubira mu nsengero zabo bagasenga nk'uko byari bisanzwe, ariko baje gutungurwa n'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo bintu rwose atigeze abishyiramo feva cyangwa se ngo abahe ayandi mahirwe yo kuba yafungurirwa mu buryo bworoshye, bitewe n'uko izi nsengero zafunzwe na RGB, ikigo gishinzwe imiyoborere hano mu Rwanda. Nyuma yaho nibwo abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko rwose ibi bintu bidakunze kuba byabaho kuri perezida wa repubulika, yuko ibintu byose ashobora kuba yabishyira ku murongo muri ubu buryo, bitewe n'uko nyakubahwa perezida wa repubulika abantu benshi bazi yuko n'ubundi ari umuntu ushyira ibintu ku murongo bikagenda uko byakagenze. Ikindi kibazo yakomeje kugenda agarukaho, ikibazo ari kugenda agarukaho ni ikibazo kiri kuvugwa kuri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibazo kijyanye n'umutekano muke uri kuhabarizwa. Kongo ikomeje kugenda ishinja u Rwanda yuko rwose kabitera ari u Rwanda, ndetse Kongo ikaba ivuga yuko ishaka kuba yatera u Rwanda, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika akavuga yuko ibyo bintu bidashoboka, ndetse akagenda avuga yuko rwose ibyo bintu byo kuvuga yuko demokarasi ya Kongo ishobora kuba yatera u Rwanda, ibyo bintu bidashobora kuba byabaho bitewe n'uko umutekano w'igihugu urinzwe kandi bafite ingabo zikomeye. Ibyo ngibyo byo kwirirwa bavuga yuko rwose Kongo yashobora kuba yatera u Rwanda, ibyo ngibyo ari nko kwikirigita bagaseka. Reka ngusabe rero utari wabasha gukora subscribe, ukande subscribe, ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye duhora twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho buri munsi umunsi ku munsi. So tugarutse rero ku bijyanye n'izi nsengero, izi nsengero zagiye zifungwa zari zitujuje ibisabwa. Ibyo murabyibuka, ibyasabwaga ni insengero zitari zifite imirindankuba, insengero zitari zifite aho gukorera isuku, kandagira ukarabe ndetse za kinyamwuga, ndetse abandi nabo bakaba batari bafite ubwiherero bufite ubuziranenge, abandi nabo ugasanga ntabwo bafite ikijyanye n'ibyuma bigabanya urusaku, kandi abantu basanzwe bavuga yuko rwose izi sako zituruka mu nsengero zisakuriza abandi baba bari mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, bikabera abantu ibintu bibi. Abandi nabo bakaba batereko se niba insengero zidafite ibyo byuma, utubari two tugiye dufite ibyo byuma bishobora kuba byatangira urusaku. Abandi nabo bakaba ariko utwo tubari tugeraho tukaba twafunga, ariko insengero zo zishobora kuba zapanga gahunda yo kuba zajya gusenga haba saa sita z'ijoro cyangwa se mu yandi masaha agiye akuze cyane y'imbere cyane, kandi ntibatinye yuko bashobora kuba basakuriza abandi bantu. Nk'ayo nguko rero ibya perezida rero wa repubulika nyuma y'aho amaze kurahirira, abantu benshi bari bazi yuko rwose agiye kubagirira feva ngo kuko byarangiye.